turabashuhuje mu izina rya Yesu aho mureye hose mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Imana yo mu ijuru ikomeze kubarinda no kubagirira neza. Kuko bisanzwe rero turagarutse kuri iyi ni channel Rwamika TV. Uyu ni umwanya tuzadufata tukiga gucuranga kuri piano, tukiga ibisirimba, amasebeni, injana z'ikinyamurenge zihimbaza Imana, kandi n'izindi tuzatuzigisha z'amaslow, injana zitonze, ariko cyane ibisirimba nizo tuzatwibandaho. Ndagira ngo ntangire nshimira buri muntu wese waba waragize uruhare mu gukora subscribe kuri channel yacu Rwamika TV. Turabashimiye cyane no kuri Imana yo mu ijuru baheza umugisha, kandi tukaba dusaba n'undi muntu utarakora subscribe ngayikore. Iyi ni channel ica amasomo niba ushaka kwiga gucuranga kurikira channel Rwamika TV. Niba ari bwo bwa mbere ukishika, kora subscribe urangiza ufungura inzogera, kuko amasomo yose tuzoza dukora azajya abashikaho muri abambere nimufungura inzogera. Hanyuma rero uyu munsi twagaza dukunda kwigisha, ariko mbere yuko tubanza kwigisha nahisemo kubanza kubaganiriza. Navuze ngo mbanze mbaganirize, mbagiremo n'inama. Hari abantu bagaza bambaza mu minsi yashize ngo niki cyatuma umuntu agira speed mu ntoki aha yacuranga. Kabangira ngo nyine mbagira inama ukuntu umuntu yashaka speed mu ntoki, ukuntu je nakaza mbigenza, ariko mutaza guseka. Ibyo mbabwira niko kuri, kandi muzobikora uko bizobafasha. Ikintu cyambere no gukunda piano, ugashira ubute n'ubunebwe. Ubunebwe bugashira, ubute bukagenda neza bukabura. Je nta bute nta bunebwe nakazangira pi. Nukuri kw'Imana. Cameraman ndakwinginze ureke kunsetsa, udatuma nseka imbere y'abantu. Tunsetse. Ukorore data ntakibazo. Ukorore kuko ganabona abantu irizuba ntibahaye baryumva. Irizuba ryabakozemo. Cameraman arakoroye ariko mutaza kugira ikibazo. Nawe ukorora ntakibazo. Hanyuma guys, twikomereze nta bidasanzwe n'ibintu bisanzwe n'ubuzima bwa buri munsi tubamo. Hanyuma nje nifuze kubaganiriza ikindi ku bantu batanzi bagagaza bahora bambona nkore intoki arizo zigaragara, batazi ngo mbangutse ninde, isura batayizi, bataramenya. Ku muntu waba utanzi yumva ngo mbangutse ariko atarabona isura, ninje mbangutse. Nahisemo kuzajya ngenda cishaho nkora isura yanje igaragara. Mbangutse niwe njewe muhaye mureba, ninje mwarimu mbangutse ukorera kuri channel Rwamika TV. Sinje ngiye niyikoreraho, hari genza nkunda kuzana abandi bana bigisha slow kugira ngo mwarabibonye. Tugiye gutangira rero kuganira ikiganiro cy'uyu munsi. Ndashaka kuganiriza abanyeshuri bange mu yandi magambo. Abanyeshuri banje ndashaka kubaganiriza, kabagira inama. Umwarimu nufata n'umwanya akagira abanyeshuri biwe inama y'ikintu bakora kugira ngo umuziki urusheho kwaguka, barusheho no gutera imbere mu muziki. Sasa rero nje urugero rwa hafi nabahereza mu kintu cyatumye impamvu nayo mbabwiye ngo nugushirika ubute n'ubunebwe. Niba ugira ubunebwe, my friend, kuzamenya piano bizakugora. Shirika ubute n'ubunebwe. Sasa njewe mu gutangira kwanje kwiga piano kera, nari mfite kuyikunda cyane, ku buryo byagaza binteranya n'abavyeyi. Sometimes ugasanga bambuze kubera ko nta mwanya mfite wo kuba nakora ibyabo mu rugo, kiruka nja gushaka piano. Bumwe na bumwe ugasanga turatongana mu kuntu, ariko nanje ganti yarinje kwari ugukunda ikidari. Sasa rero ndashobora kuba narafataga nk'urugendo, urareba wenda kuva hara kuri 15 hari Indera, kuri wa muhanda uzamuka Indera undi uzamuka Kanombe, Kigali hara ku bantu bahaza. Kuba wava hara n'ikirenge ukagenda ukagera nk'Ikabuga, ukarengaho gatoya Ikabuga n'ikirenge kandi uri bugaruke, ni urugendo rutoroshe. Njewe ndasimvuze hari uwo harugomba akarwumva akagira ngo ni ruto, ariko kuri nje ni runini. Nararubwiye umuntu ashaka piano gusa, ntakindi ashaka piano. So ikintu rero gituma speed iza mu ntoki no gukora practice cyane mu gihe ubonye piano, kandi mu gihe nta piano ufite. Njewe naba mfite piano naba ntafite piano, habe n'ubu kandi ubu tuvuga n'ubu
piano naba nyiriho naba ntayiriho nje nemera no kuja ku buriri cyangwa mu ntebe nk'uku uku nkakubita gutya ukuntu ubuhaye ukoresha izi ntoki. Urugero wenda urareba iyi ni piano, noneho nta piano ufite. Je nkiga kera mu ishuri nagaza nkora ibintu mu ishuri abana funzo bakanseka, ariko nje nari nzi icyo nshaka. Kaba nicaye nko ku ntebe desk iriya twagaza twicaraho, kakuraho ibitabo gutya, nkazangira nkakubita, kaza nkiyumvishamo nk'igisirimba, nkiyumvishamo igisirimba, nkakubita intoki, nkaza nzikoresha gutya. Ko ndeba kambije impanga wa. Noneho ikitonderwa, ikindi ushobora gufata telefone yawe ugashiramo igisirimba ukambara ekoteri ku bantu bazi ekoteri, warangiza kucumva ukaja ahantu haba mu cyumba cyawe, ukaja ku buriri ukaza ufiringa ko wayicuranga, ugakubita nyine intoki ukazikoresha, ukabifiringa ko ari wowe urimo urabikora. Ivyo bintu navyo birafasha kuruta uko wakwibwira ko uzaza ukora kuri piano igihe uyibonye. Ubu wenda nkanje sinkigira ikibazo cyo kubura piano, ndazigira pe. Iyi ni piano na hari yindi 3,000 ya piano murayizi ya 3 zose, nta kibazo cha piano tukigira. Ariko mbere siko byahoze, twagaza tugira ikibazo cha piano. Kazangenda ku buriri bwanje cyangwa mu ntebe cyangwa kuri desk nkuko mbibabwiye, kashiramo igisirimba kambere kotel, kafiringa kandi nje urimo gucuranga, nkakubita gutya nyine intoki zanje nkazikoresha cyane. Noneho nkaza mbikora kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Kuwa gatandatu niho nagaza ngira amahirwe yo kuba nabona piano. Noneho ganaje nkakora nkacuranga, ugasanga intoki zanjye ntago zamugaye, ugasanga intoki zanjye ntabonebwe zifite. Nibyo banga nabagira, niba ukeneye kugira speed mu ntoki tuzayigira kuko wakoze kuri piano gusa. Wowe niba ufite amahirwe yo kuba wabona piano, kora practice ya buri munsi, fata piano nibura uyitindeho cyane. Niba nta piano ufite, ibyo bintu nkubwiye uzubikora uri wenyine, ntaho uzaguseka, ubikore kabisa nta kibazo. Niyo nama nashaka kubaganiriza, navuze ngo nganiriza abanyeshuri banje, mbagira inama nituniga wenda twiga akantu gatoya kari aho ngaho ku munsi nabageneye, ariko nabagiriye n'inama. Muranyumva neza? Kugira ngo dutangire ubu ndasanga hari inama nyishoje, ariko nukuri ndabashimiye cyane, nzazamo mbivuga ndabashimiye kuko mwanyeretse urukundo cyane, muzamunyereka urukundo. Subscribers ngejeje ntago ari ngewe wabishiriyeho, byose ndabikesha mwebwe ba data. Imana ibaheze umugisha aho muri hose. Niba mwese muri abacuranzi muzagire guhirwa, niba mutari n'abacuranzi, ivyo mukora byose Imana izobishigikire, ibihesha umugisha, birushaho kugenda neza. Tugiye gutangira gucuranga akantu ngiye kubigisha, ariko taratangira wowe uhayoreka ikiganiro kora like, yikore nimumara kuyikora nibwo ndi bucurange. Ubu ndabategereje nyine, ndabategereje kabisa. Mwashoje? Niba ureba iki kiganiro kora like, sharing, ama comment yanyu ni ingenzi, arakenewe, mutubwire uko mubishaka. Sasa noneho tugiye gucuranga akantu kuri piano yacu iri imbere yacu. Nindangiza ndaza gusaba kameramani aze noneho tukagaragaze mukiki. Ndagacuranga, ndiye gucuranga igisirimba, ndaza no kubigishaho nyine mu byo nacuranze. Sibyo guys? Nizere ko amaze gukora like. Niba utarayikora nukuri ntago ncuranga, maze ukore like ubundi ncurange. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel Rwamika TV, kora subscribe, nza kunda kubivuga, ufungura inzogera, turangiza dukomeze twagure umuziki. Ndabakunda cyane rero, nizeye ko mwakoze ama like. Reka nze ncurange turebe ibyo ari byo.
nanone rero tugiye kongera tuvugeho bukeya kugira ngo kameramani aze agire afotore piano, noneho twerekana akantu tugiye kwigisha, turi busoze tubereka akantu nyine ucuranga mu gisirimba keza cyane karako natangiye ncuranga. Ibi byose ncuranze ntago twabikora ngo tuzerekane kuko dukoze ibintu byinshi, ariko nibura turafatamo utuntu dukeya twabagirira umumaro mutwige, hanyuma muzodukoreshe ku cyumweru ndagira ngo muzoducuranga. Noneho umurare yancuranze igisirimba, nabanje ndabaganiriza ncuranga agasirimba, ngiye no gucishaho agasomo mwige. Kameramani araza kuza agaragaza piano, ariko nongere nsubiremo ikintu nyamukuru, muzirikane ikintu nababwiye, ibanga ry'uko wagera speed. Ibintu byose mba ncuranga ushobora kuba wabimenya mu mutwe ukaba wabifata, ariko nta mahirwe yo kugira speed mu ntoki. Iyo ingaruka zo kutagira speed mu ntoki zawe ni ukuvuga ngo iyo udafite speed uragira, iyo hacuranga nk'ikintu runaka ugiye kugicuranga urahunyura, waba ugiye kugikora ukagikora nabi, iyo ni ingaruka. Niba ugikoze nabi rero urumva afite ku bantu basanzwe bumva umuziki bahita bumva atari byo, kubera kuko niba umuntu arimo gukora ikintu nabi kandi hari undi wacumvishe ku muntu ugikora neza, bazaba bumva ucuranze nabi. Rero nubashishikariza gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ugira speed mu ntoki zawe, ukagira speed, ukabanguka kabisa, ukaba umuntu ubangutse. Nje intoki zanjye sizibangutse cyane, ariko kabisa ibyo nkora byose ndazizezi zirabangutse, n'ikizina ryanjye mbangutse. Rero kugira ngo intoki zawe zibanguke nawe bisaba gukora cyane. Niba ufite piano, kora practice nyinshi cyane ukore. Niba utayifite uzakore ya mabanga nababwiye nkitangira kuvuga. Ngiye gusaba kameramani aze sasa, noneho twerekana akantu hano afotore piano. Murakoze. Hanyuma rero tugiye gutangira muri tempo yo hasi, n'utuntu dukeya nyine niba unatuzi nta kibazo ubwo uzadukore, ariko ndakeka ko mwese mudashobora kuba mwadushobora. Utuzi ni amahoro, utatuzi nibyo byiza. So guys, ndakeka naka kantu niba ukazi ni amahoro, nubona ukazi ni amahoro, nubona utakazi icyo nzi ko hari mugenzi wawe utakazi nakamenya, biba ari umutekano. Nicyo tuba dushaka kugira ngo n'abadafite icyo bazi bamenye nabo. Sasa
aka kantu ntange ncuranga niko tugiye kwerekana da ndimo ndagira gutya bisaba none izi ntoki nazo z'ibumoso zirakora. Noneho urabijanirana bijane birajyana. Niba ukubise aha menya ngo ujyanyanye n'aha, nugera aha hose bijyana. Uratanya urabikora inshuro ebyiri. Urabyumva guys? Nizere ko mubireba. Aka karangiye. Inshuro ebyiri. Aha ni inshuro imwe. Nizere ko murimo kubibona. Tugiye gusoza nyine akantu tugiye kwiga nyine ni akangaka. Aka kararangiye. Kari aka kabiri nacuranze gutya. Ndakoresha intoki nitonze kugira ngo mubirebe.
kadusoreza ahangaha umuntu utaza, nizere ko nta kintu mutabonye. Kadusoreza ahangaha, Imana yo mu ijuru yaheze umugisha mwebwe mwari mudukurikiranye. Utazagira icyo abona, iyi parcelle ni 1000 twakoresheje, ndango murayibona. Utazabibona azotubwire tuzasubiramo nta kibazo. Amajwi twakoresheje na magitari, ni solid gitari. Yo amusore twakoresheje, uko twakoreye no muri grand piano nta kibazo, ariko icyo mfa nuko byavuze twakore muri ijwi rya mbere twakoresheje grand piano, ijwi rya kabiri dukoresha solid gitari. Base ni senti base nk'ibisanzwe, base nta muntu utayizi. Amabaze yabaye menshi ahantu hose uyibona, wishakira inama muri base. Muri iki cyumba uyibona, umukunga ni wawe usanzwe, nta umukunga ukoresha ushaka upfa kuba harimo umukunga. Imana yo mu ijuru yaheze umugisha. Rero murakoze, naho ubutaha kandi muzoza mukora marayiki. Sawa sawa.